Ufite imyaka 25 ariko nta kintu gifatika utunze? Reka nkubwire impamvu. Uri mu rubyiruko rwinjiza amafaranga buri kwezi, ariko ukibaza aho ajya. Urakora, uracuruza se, ufite uturaka twa hato na hato, ariko nyuma y'amezi 6 gusa nta kintu gifatika wifitiye. Uyu munsi ndashaka kukubwira ukuri kudakunze kuvugwa. Urubyiruko rwinshi ntirubura amafaranga, rubura icyerekezo. Niba uri umusore cyangwa inkumi winjiza amafaranga make cyangwa menshi, iyi videwo ni iyawe. Ikibazo cy'urubyiruko ni iki gikurikira. Reka tuvugishe ukuri. Ikibazo urubyiruko rwinshi rufite ni uko rwinjiza amafaranga mu kazi, mu turaka, muri bizinesi ntoya, online jobs, ariko amafaranga ajya he? Telefone nshya buri mwaka, imyenda ihenze, ibiro n'imyidagaduro, gukodesha ndetse imyaka myinshi. Ntabwo navuga ko ibyo ari bibi kuko no kwinezeza ukiri muto ni byiza. Ariko ikibazo ni iki: iyo amafaranga yose uyarya, ejo hazaza hawe uhashyize mu kaga. Imyaka 5 ishize yihuta cyane, ubu urimo urakura. Ubu tuvuge ko ufite imyaka 25, uzashiduka wagize 30. Ese uzaba ufite iki gihamya ko wakoze? Ubutaka ni investment yoroshye ku rubyiruko. Kubera iki? Ntibusaza, ntibwibwa, ntibwangirika, ntibugoye kubucunga nk'uko wahora mu iduka ucunga akantu ku kandi, utegereje abakiriya baza cyangwa ntibaze. Kandi uzamuka mu giciro. Hari ibibanza bitangirira kuri miliyoni 3, 4 se cyangwa 5. Ntabwo bisaba ko uba miliyoneri kugira ngo ushore mu butaka. Reka nguhe urugero. Niba winjiza 200,000 ku kwezi, ukabasha kuzigama 50,000, mu mezi 12 gusa uba ufite 600,000. Mu myaka 5 gusa ushobora kugura ikibanza cya miliyoni 3 gusa, kandi icyo kibanza mu myaka 2 gishobora kuba kikubye 2 cyangwa se kikarenga. Ingamba se ni izihe wafata kugira ngo ubigereho? Urubyiruko rukwiye guhindura imyumvire, mindset. Ntukabaze uti ese naba ntangiye kare cyane, ahubwo ibaze uti ese nintategura ejo hazaza nzabaho ne mu myaka 10 iri imbere. Gukora ni none, bitegereze ejo. Shora imari mu kintu gitanga icyizere cy'ejo hazaza. Tangira buke buke, tangira uyu munsi. Ntutegereze kuzamurwa mu ntera mu kazi, ntutegereze gushaka akazi karenze kurushaho, ntutegereze gushaka umugore cyangwa se umugabo, ntutegereze kugira amafaranga menshi. Tangira n'ayo ufite, shora mu kintu gifite agaciro k'igihe kirekire. Ubutaka ni fondasiyo y'umutungo. Niba uri urubyiruko rufite inzozi zo kuba umuntu wifitiye icyizere cy'ejo hazaza, muri Fortran 2050 turagufasha kubona ibibanza bijyanye n'ubushobozi bwawe, tunakuyobora mu buryo bwizewe ko twe tubikora kinyamwuga. Niyo mpamvu tukwigisha, twarangiza tukakujyana kuri tere, tukaguha realite, tukakwereka ukuri ko kuri tere. Njye navuze ko nta makuru nzabahisha kugira ngo mushore munezerewe kandi mwunguke. Niba iki kiganiro ari cyo kikumariye, kigufashije, kanda like, comment, usangize na bagenzi bawe, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo hatagira ibiganiro n'inyigisho nk'ibi bizagucika bikurikiraho kandi byamwemerera ubuzima. Twandikire kuri WhatsApp no kuri screen yawe. Fortran, taka n'ejo hazaza.